Yes, iyi ni SPN TV2 turizera ko mumeze neza mu bice murimo bigiye bitandukanye by'igihugu, abari mu mujyi wa Kigali, intara y'Amajyepfo, intara y'Amajyaruguru, Iburasirazuba ndetse n'Iburengera bwaryo, namwe muri hakurya y'amazi mu bihugu byo hanze mu migabane itandukanye, turabasuhuje turizera ko mukomeje kumererwa neza cyane. Yes, ni SPN TV2 rero igarutse, tukaba tugaruye cya gice mumaze gukunda muri benshi cya menya nibi. Uyu munsi nta wundi tugiye kuvugaho, ni umugabo wakoze ibintu by'agatangaza yaba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se mu bihugu by'abaturanyi, ndetse tutibagiwe no ku mugabane wa Afurika. Uwo nta wundi nakubwira ni Rwayitare Miko Alex. Ntujye kure, ndaje mugezeho icyo yakoze, mbese yabikoze ate, yahereye ryari, byatugejeje kuki, nubwo uyu nyakwigendera yitabye Imana ndetse n'Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira, gusa ibyo yakoze byatumye tugera ku iterambere dufite uyu munsi. Rero njye tugiye kubana muri iyi minota, ni Jose Blaise nk'ibisanzwe, nakubwira ntucikwe. Miko Alex Rwayitare niko yitwa, yavutse tariki 2 Ukuboza mu 1942, avukira mu gihugu cy'u Rwanda. Amashuri ye yayigiye mu Rwanda, maze ayisumbuye ayigira muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, icyo gihe yitwaga muri Zaire. Icyiciro cya kaminuza yakigiye muri Technical University of Karlsruhe yo mu gihugu cy'Ubudage, aho yavanye impamyabushobozi y'ikirenga mu bijyanye na elegitoronike. Miko Rwayitare niwe munyarwanda rukumbi, akaba n'umunyafurika wa mbere wazanye itumanaho rya telefone zigendanwa kuri uyu mugabane wa Afurika. Icyo gihe abikora byari mu 1986. Miko ntabwo yigeze yihakana ubunyarwanda bwe. Abo bagiye bakorana bya hafi bamuvuga kuba yariyumvaga umunyafurika, bizwi nka Pan-Africanism, kurusha kuba umunyekongo cyangwa umunyarwanda cyangwa se umunya South Africa, dore ko yari afite ubwenegihugu bw'ibihugu bitatu. Icyo gihe avuye kwiga mu gihugu cy'Ubudage mu 1975, yasubiye i Kinshasa mu cyitwa Zaire, aza kuba inshuti ya hafi ya Mobutu Sese Seko wa Zabange, icyo gihe wari perezida wa Zaire muri icyo gihe. Ibyo kuba yarabaye inshuti na Mobutu bikaba ari byo byamukinguriye amarembo yo kwinjira mu bikorwa by'ubucuruzi mu buryo butandukanye. Alex yakoze muri perezidansi ya Zaire inshuro zikurikirana muri Sozacom ndetse na serivisi z'itumanaho rya Zaire. Yaje no gushinga Menimoto Zaire, yacuruzaga ibikorwa by'uruganda rwa Suzuki, ari naho yabashije gukura amafaranga yamufashije gushinga Telecel. Icyo gihe ahagana mu 1975, yahise agirwa perezida wungirije w'ubushakashatsi no gushaka amasoko muri sosiyete ya Jekamine, isosiyete ya leta yacukuraga amabuye kugeza na n'ubu muri Kongo Kinshasa. Uku kugira imyanya yo hejuru muri Jekamine nibyo byamuteye gufunguka amaso, abasha kwitegereza, areba uburyo Abanyaburayi ndetse n'Abanyamerika bakoresha ikoranabuhanga mu itumanaho, ahita abona imbaraga bifite mu guhindura imikorere y'ubucuruzi mu isi. Hanyuma yaje kugirana amasezerano n'Abanyamerika yo guhagararira ibikorwa by'ubucuruzi bw'ibikoresho bwa HP na Rank Cesario muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibihugu byari bituranye. Kubw'iyo mpamvu kandi mu 1977 yahise ashinga sosiyete yitwa Computer Industrial Engineering (SAI). Yaje no gukomera cyane ku buryo ariyo yari isigaye icuruza ibikoresho ndetse n'ibindi bitandukanye bya HP muri Afurika yose, cyane cyane muri Gabon, Cote d'Ivoire, Senegal ndetse na Ethiopia. Miko Alex yakomeje kwitegereza, asanga adakwiye kugumya gukorera abandi gusa, ahubwo ko yarakwiye kureba uburyo ki yakwikorera, bitewe no kuba
Kongo Kinshasa nta bikorwa remezo nk'insinga za telefoni yari ifite zihagije, yahisemo gutangiza ubucuruzi bw'itumanaho ridakoresha insinga. Ahagana mu 1986 abashinze Telecel International, afite umugambi wo kwiga uburyo ki hashyirwaho telefoni zigendanwa gusa zidakoresha imigozi. Nyuma y'amezi make y'imishyikirano itari yoroshye yari iri kubera hagati ya guverinoma ya Zaire ndetse na Alex, yaje kumwemerera gutangiza umushinga muri Kinshasa. Isosiyete ya mbere y'itumanaho rya telefoni zidakoresha imigozi riba ribonetse bwa mbere muri Afurika rizanywe n'umunyarwanda, gusa rihera muri Kongo Kinshasa. Miko nubwo atigeze yihakana ubunyarwanda bwe, gusa abo bakoranaga nawe bavugaga ko kuba yariyumvagamo umunyafurika byari byo bya mbere kurenza ibindi byose. Miko Alex arebeye ku kuntu ibikorwa bya Telecel byagize imbaraga cyane muri Kongo, yahise yiyemeza kwikwirakwiza n'ahandi hose muri Afurika, ndetse icyo gihe yashishikarije abashoramari bo mu bihugu bya Afurika gushora imari yabo mu bikorwa by'itumanaho rya telefoni zigendanwa. Telecel niyo sosiyete y'ibanze icuruza ibikorwa by'itumanaho rya telefoni zigendanwa mu bihugu nka Benin, Burkina Faso, mu Burundi, Cote d'Ivoire, Gabon, muri Niger, Uganda, Central African Republic, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Togo, Zambia ndetse na Zimbabwe. Ikaba kandi ari nayo yihariye 40% by'itumanaho mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Uyu mushoramari kandi wari ukomeye ku rwego rwa Afurika ndetse n'isi, akaba ari we waguze Hotel Mille Collines ya hano mu Rwanda, akaba yarayiguze na sosiyete y'Ababiligi ya Sabena ahagana mu 2005 ku kayabo ka $3,200,000 by'amadolari, aho uyu mugabo yari afite ikiroto cyo kuzagira hoteli ikomeye y'inyenyeri 5 nk'izindi 2 afite mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Miko Rwayitare yari umuherwe wavukiye mu Rwanda, bivugwa ko yari se w'itumanaho rigendanwa muri Afurika, dore ko ari ryo zina ry'itazirano bamutaziriye kuko ari we muntu wa mbere wakoresheje telefoni igendanwa hano ku mugabane wa Afurika, akaba ari nawe munyarwanda wa mbere wayitunze. Bivuga ko yaterefoniye bwa mbere kuri telefoni ngendanwa ku mugabane wa Afurika ahagana mu 1986. Yashinze Telecel International, isosiyete y'itumanaho nyafurika. Miko Rwayitare yavukiye mu Rwanda ndetse kandi yize muri Zaire ahitwa muri Collège Saint-Esprit. Nyuma yaho yakomereje muri Collège Notre Dame i Bukavu, ndetse kandi yahawe impamyabumenyi ihanitse mu gihugu cy'Ubudage muri kaminuza ya Karlsruhe, aho hari mu 1970. Mu 1996 yimukiye muri Johannesburg, aho ni muri Afurika y'Epfo. Yabaye muri imwe mu nyubako zihenze cyane z'umujyi kuri Oxford Avenue. Uyu mugabo kandi mu 2001 yaguze divayi ya Mont Rocher, iba mu ya mbere y'umuvinyo y'umukara muri Afurika y'Epfo. Yabaye kandi na nyiri Hotel Mille Collines ya hano mu Rwanda. Ikindi wamenya kuri uyu mugabo nuko kuri Miko, nubwo yabanje gushyingirwa na Josephine babyaranye abana 5, gusa nyuma yaho yaje kurongora undi mugore witwa Consolata Rwayitare, nawe babyaranye abana 2. Uyu mugabo kandi nyuma yaho yaje kwitaba Imana kuwa 24 Nzeri mu 2007 azize kuva amaraso imbere mu mubiri adahagarara. Icyo gihe kandi haburaga amezi 2 gusa ngo uyu mugabo yuzuze imyaka 66 y'amavuko, ubwo yari ari mu Buruseli mu gihugu cy'Ububirigi. Yashyinguwe mu rugo mu gihugu cya Afurika y'Epfo, aho n'ubundi yari asanzwe atuye kuva mu 1996. akaba yari yarashakanye na Consolata Ruboneka.
Yes, ngayo nguko rero aya Rwayitare wari umuherwe cyane, akaba yari afite ubwenegihugu butatu, yari afite ubwenegihugu bwa Kongo, ubwenegihugu bw'Ubunyarwanda ndetse kandi yari afite n'ubwenegihugu bwo mu gihugu cya Afurika y'Epfo, akaba yaravutse ku wa kabiri cyangwa se kuri ebyiri Ukuboza mu 1942, akaba yaravuye mu mubiri ku wa 25 Nzeri mu 2007. Ikindi nakubwira kandi kuri uyu mugabo, nubwo ari we muntu wa mbere watunze telefone igendanwa hano ku mugabane wa Afurika, bakaba baramwitiriye papa w'itumanaho hano ku mugabane wa Afurika, uyu mugabo yapfuye abarirwa umutungo ungana na biliyoni 3 z'amafaranga y'amanyamerika, aho hari mu 2007. Urumva ko nyakwigendera Rwayitare nubwo rwose yapfuye ariko yari afite akayabo k'amafaranga. Yes, reka ngushimire rero wowe wakomeje kubana nanjye. SPN TV2 nakagaruka, njye wumvaga nari Oze Blaise, reka nkubwire nti komeza uhabwe umugisha. Ciao ciao.